natwe tubikoze ijambo muzamuzi w'iteka wa mbere w'imisiri habaga umunsi mukuru abantu b'Imana bageraga mu w'iteka bakaza bafite amavuta bafite inzara bafite ibyishimo byo kuza imbere y'Imana no kumanyagura imitsima idasembuye kuko imitsima isembuye irica. Iyo twaje mu nzu y'Imana tube twaje gushaka umutsima, ni umutsima udasembuye ahubwo ni umutsima wongera imbaraga. Uwawuriyeho arakomera, uwawuriyeho ntabwo ananuka, uwawuriyeho mu maso haracya. Reka munyemerere abemeye kuza bakava mu rugo bazanira kurya umutsima w'iteka. Izina ry'Uwiteka nirabwitwaye wizeye muri Yesu Kristo. Reka dufatanye na bene data bashimwe abo Imana yarinze mu rugendo. Iyo Mana yaduhaye isezerano ko tuzarindwa kandi amagena amazi. Ibyo ni isezerano Senyera duhaye. Iyo Mana yarinze bene data nirabwitwaye. Konge tugaruke umuntu afite Imana ikomeye. Abarwayi barabataka we ubwo ukagira ngo inzoka yitambitse umva wahina amafurika warabya bikaba ukabura abantu bakwicara bikaba. Uyu munsi bakaba bari mu nzu ya Senyera reka dushime Uwiteka Imana mu mitima yayo rata umuntu n'udukirizwa babwije ukuri bene data bugacya ejo bundi bugacya waza kubona ukuntu mwakora neza kandi uhura n'ingorane burya Imana yakirakomeye. Bene data umurinzi yarinze itarinze yabarinze yaturindiriye urubyiruko, yaturindiye imiryango yacu, yarinze bene data bava mu mirimo y'abarinzi. Imana nabwiye igiteka ati Mana uzuma abantu mu gusenga kwanjye haba nijoro mu gitondo njye nsenga bene data bashiki bacu batwara ibinyabiziga. Imana iyo Mana irinda ari ijambo rimwe ry'umupagani numvisha avuga abamuzi yitwaga Magufuli, yari perezida wa Tanzania. Iwe yaravuze ati ateranye mu giterane cy'abayobozi barababwiye ati nubwo turi hano ariko mbabwire icyo nshyira imbere y'Imana ndavuze Imana indindira ku kinyabiziga kagenda ibirometero magana na magana naza kubangabana garusakaho. Bene data iyo Mana iturinda ntihabwe icyubahiro mu izina ry'Yesu Kristo. Ubwo bucuruzi uburyo umwete reka duhaguruke. Bene data cya gitabo yasomye ejo 137 Zaburi umurongo wa mbere ageze ku wa gatandatu. Undi mwene data araturebera igitabo cyo kuva ibice 12 umurongo wa 29 w'abajita. Mwene data asoma igitabo cya Zaburi undi nawe abategura kuva ibice 12 29 w'abajita. abatugeze twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarenda twibutse Siyoni ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitseho inanga zacu kuko abatujyanye n'urugendo badushakiragaho indirimbo abantu.
abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire indirimbo z'Isiyoni. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Ninakwibuka, ninakunda Yerusalemu, harutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Amen. Amen. Undi wahageze badusoma igitabo cyo Kuva 29 umurongo wa 29 hageze ku wa 30. Mstari 29 hadi 30. Musome ijambo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu nzu mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibangura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Amen. Amen. Reka twigire muri data zeje ayobora sengesho turabwiki. Turabishimiye Uwiteka Mana ushobora byose, tubishimiye uburyo bwawe n'imbabazi zawe nyinshi, tubishimiye umwanya mwiza utugejejeho wo kumva amagambo yawe. Aya magambo yamugisha umwuka wayamugisha akayahumeka, nagenderere imbere data, nagenderere umukozi wawe maze amukoreshe. Aya magambo yagusabwemo umutima w'ubugingo, yagusabwemo umugisha, bana natwe tugire umugisha muri byose, umwuka waraduhagarikire kandi atugaburire muri byose, kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Tugarutse ku y'amagambo ejo twaganiraga Ndio maneno ya jana tulizungumzia kwirinda kwibagirwa jihadhari kusahau imirimo itangaza Imana, kazi na ishara Mungu alikutendea. Bibiliya itubwiye neza. Inatuambia John yasomye wale John anasoma ati twicaraga ku mugezi w'Abahungu, tulikuwa tunaketi kando ya mwito ya Babeli, tukarira tunalia twibutse Siyoni, tukikumbuka Sayuni. bibukaga imirimo itangaza Imana Kwa wanakumbuka kazi na ishara Mungu alikutendea. barizwaga bibutse ibihe byiza Walilia wakumbuka babaga bafite, nzuri walikuwa nayo. barizwaga nuko babaga bibutse Walilia juu uburyo bahoranaga umunezero, wanashinda na furaha. bariraga bibutswe Walikuwa wanalia iby'imirimo itangaza Imana yabakorera. kazi na ishara Mungu anatendea. Twicaraga ku mugezi w'Abahungu Wanaketi kando ya mwito wa tukarira Babeli, twibutse Siyoni, tukalia tukikumbuka Sayuni. ibiti bimera iruhande rw'amazi Miti inayoota kando ya maji hagati y'Abahungu. katikati ya Babeli. Twari twaramanitseho Tulikuwa tulitundika vinubi. intanga, bari barazimanitse. Vinubi vyao walikuwa wanavitundika. Izo nanga Ile vinubi bakoreshaga imirya cumi, walikuwa wanatumikisha na zeze batangira gucuranga kianza kurusa ndani ya amadebo yose agahunga, mapepo yote yanakimbia. batangira kwinjira muri meditasiyo. Wanaanza kuingia ndani ya Wari kuchukua. ufite agahinda kagashira, Kulikuwa na huzuni inaisha. batangira kwinjira muri meditasiyo. Wabaga ageze imbere y'Imana yumva umubiri wakozweho, avuga umunezero utageze, Ya furaha inaanza bakwinjira ngo baririmbe indirimbo muri meditasiyo, batangira kuvuga batati mbese Yesu ni nde, kuimba, Yesu ni nani? ukumva umunezero w'ikindi, bakwibuka ikirere bari bafite, Kumbuka hapo walikuwa nayo. bageze baratangira bati Kama wanaanza na iyo twibutse Siyoni kumbuka Sayuni. turarira, Tunalia. kuko twajyanye n'ibyago sinibyo gusa inanga zacu twarazimanitse, Yetu kwa tunatundika. ariko babandi b'abajyanye Lakini wale walipelekwa bakabasanga, mateka wanawakuta. bakababwira ati Wanawaambia kuko babaga babazi, tulikuwa na bakabegera wanawasogelea bakababwira ati muturirimbire ku ndirimbo z'iwanyu. nyimbo za kwenu Sayuni. Abandi bati Mwingine twabasha kuririmba tunaweza kuimba je? kandi turi mu mahanga. Na tena tuko ndani ya nchi ya kigeni. Hepfo aravuga ati Chini anasema eti mwene data dusomeye, wenye ndugu anatusomea. twaririmba dute indirimbo Tunaweza imba je wimbo Uwiteka mu mahanga Bwana ndani ya mataifa Yerusalemu. Jerusalemu. Ntikwibagirwa, Nikikusahau, ntikwibagirwa nikikusahau ukuboko kwanjye kw'iburyo, mkono wangu wa kuume, kwibagirwa gukora. usahau kutenda.
atabikora. Wageraho bakwihebe uzuvuga ati Seigneur igihe wavanaga mu bya bindi n'ibi nabyo nabikunanira tuzi ko Imana ishobora byose. Icyatuzanye hano ni igiki? None se waza ngo ni iki? Ni igiki cyakuzanye hano? Kugira ngo ufate umugambi uve mu rugo iwawe ndetse n'imirimo waretse gukora ukaza hano uyasanga. Ese ntiwazi ikibazo muri data mushiki wawe waza ngo ni iki? None se niba cyangwa wazana hano umugambi wawe ufite n'ijuru. Imana tudufashe idukomeze tuzi ko dufite Imana, tuzi ko dufite Imana ivuga, tuzi ko dufite Imana ikora, tuzi ko dufite Imana itabara. Imana yacu ni Imana idahinduka. Iyo Mana dusenga ni Imana nyamana yaremye isi n'ijuru, kandi iyo Mana iratabara aho bikomeye irikorera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, ahubwo nimwikoreze amaganya yanyu kuva kutoka hamwe na data dusomeye. pale tukasomea Haravuze ati unasema mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura hata usiku wa mnane Bwana na watoto wa kwanza cha Egiputa wote wandani wa Here Misri ya Farao waanze kuzera kwanza wa Farao wicara ku ntebe y'ubwami anayeketi kwa kiti cha ukageza no kuburiza unafika juu ya watoto kugera ku mfura y'imbohe unafika kwa wa kwanza mukazuka ibwina nyumba ya katikati ukageza no kuburiza unafika na mtoto w'amatungo bose ya mafugo yote. Bene data bakuru, Wandugu wapendwa, ahangaha hapa n'Abisirayeli bari bageze mu gihe cyo kugira ngo bacungwe. Waisraeli kwa nafika wakati wa kukombolewa, bari mu mibabaro, bari bamaranye imyaka 430 bari mu butumwa, wakuwa ndani ya nchi ya utumwa, bari mu kiboko, walikuwa wanakula batwikaga amatafari, wanarunguza matofali, bakoresheje twita iramizi y'urwiri. walitumikisha ile mizizi, Urwiri urabona abaruzi kugira gufate urwiri utwikisha amatafari. Abisirayeli barababazwa ari isaha n'umunota, hatabuze umunota umwe, hatabuze isaha imwe, isaha irageze kugira ngo bakombolewe. Bene data murikikwiye, wandugu mwache kukata tamaa, dufite Imana itabara. tuna Mungu anayesaidia. Ku cyango cya 10 babonye ibibazo. Pale nani ya kuwa Uwo Farao waharagaye nangi mutima ariko kugeza mu cyango cya 10 ifika usiku wa imfura zo mu gihugu abakomeye n'abaje bose bageraho. Sinibyo gusa n'amatungo bibagezeho. Farao abyuka nijoro biterwa byinshi Imana ikoze. juu ya kile Mungu anafanya. Bene data bakundwa, Ndugu wapendwa, Farao winagira mu mutima Farao alikuwa anafanya moyo mgumu, agiye gutangira gusabishikira anaenda kuacha bitewe n'uko Imana yamanutse ku ruhande rw'ubwoko bw'Imana. anashuka kwa mwana. Reka turebe Farao noneho bakwinagira umutima we bigeze mu gihe cyo gusabishikirana kugira ngo babashe kumvikana na Mose, kuko Imana yacu ni Imana itabara. Iyo yatabaye data nawe wayikoma mu nkokora, iyo yarambuye ukuboko nawe abasha kuzwina. Ndetse Imana Mose yacu Uwiteka wenyine. Tupambe macho ya 31 muhadusomere 31 kusomea. twumve Farao agiye gutangira gusabishikirana. Anaanza kuomba kusikilizana. 31 avuze ngo iki? 31 kunasema je, Wahageze yadusomera. mwenye nafika anaweza tusomea. ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banyu mwe n'Abisirayeli mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga. Amen. Amen. Muri iryo joro Vile usiku ibyago bibagezeho iko zikiwafikia, atangira gusabishikirana. anaanza kuomba Ahamagara Mose anamuita Musa, aravuga ati nimuhaguruke simame noneho mugende. sasa, mwenende. Mose se wavuze yagomba gupfa Musa gusa. anaweza kufa kusimama. Bene data bakundwa, Ndugu wapendwa, ntabwo bagomba guhaguruka gusa, kusimama tu ni ngombwa bagomba
guhaguruka bafite ibyo bajyanye ibifite agaciro byose bagomba kubitwara ntabwo bagomba kubisiga ariko babwira ngo dufite Imana itabara birinde kwibagirwa imirimo itangaza Imana yakoze babwije ukuri atangiye guhamagara atangira guhamagara ahamagara bitewe n'iki kuko Imana yari yabarakariye uwabonye Abisirayeli bafata amaraso bashira ku rubagizo uwabaga ari umunyamahanga akabitegereza nawe akafata amaraso agashira ku rubagizo ntabwo yagomba gupfa kuko Bibiliya ivuga neza bahagurutse bagiye hari n'abanyamahanga aho bagifite nabo bajyanye nabo bararokoka babwije ukuri w'iteka Imana yacu ni Imana ibereye ku muntu Roho Mtakatifu kabiri avuze mu Kifre dusome izina ry'Imana wacu. Amen. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, endeni zenu mukanibariki mimi pia. Amen. Amen. Mujyane imikumbi yanyu n'amashyo yanyu kuko mwavugaga, mugende kandi munzabire umugisha. Amen. Roho Mtakatifu tukomeza 33 endelea. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba, kuko bavugaga bati turapfuye twese. Amen. Amen. baravuze ati nyamuneka nibajyane imikumbi yabo nibagende nk'uko babivugaga ibyo bashakaga byose babikore ariko nibavana twese turapfuye dufite Imana itabara izina ry'Uwiteka ryabwitubayo batangira guhaguruka rata Bibiliya yatumye neza bari abagabo baragikubita ibihumbi 6,000 ndetse abagore batabariwe barahagurutse batangiye kwitwa itorero burya bitwa itorero ukajya Imana yacu nyabwitubayo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo baba barahagurutse baba baragiye nuko bageze ku nyanja itukura baba barahagaze imisozi hirya imisozi hino baba barahagaze baritegereza inyanja itukura bareba ibigeragezo by'abaye byinshi bareba inyuma barabavuga kandi imisozi baravuga ati none se Mose ko tugeze hano tukaba tugeze ku ruzi tukaba tugeze ku nyanja itukura kandi tukabona hakurya mu misozi hirya n'imisozi kandi inyuma noneho turabona Abanyegiputa ingabo za Farawo nabo badukurikiye biragenda bite mwene data iyo umusozi wakubereye muremure ukareba hirya no hino ukaba umusozi wawe wose bigenda bite Mose ati mwimvurire ubusa muhagarare mutuze umutima murebe agakiza Imana iri bubazanire dufite Imana irwana dufite Imana ikora Imana yacu nyabwitubayo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo nikuyumvira gusa murebe agakiza Imana iri bubazanire inyanja itukura Bahari nyekundu. Mose ahagazeho Musa anasema hapana. Uwiteka arafata Mose Bwana Mungu anasema ese nta nicyo ufite hakuna chenye unacho. ntacyo ufite Hakuna chenye unacho. Mose ahita amenya ko afite Musa anasema anajua abayikuse mu mazi maji abarubashe nayo inatii. amazi abacinjira Egiputa kiba kirahagaze baba baragutse baba baragiye Abanyegiputa baba barabakiye bene data tufite abantu turwana nabo birasaba kuba maso ati Bibiliya iravuze neza Anasema vizuri mu gihe cya nijoro wakati wa usiku babikirwaga n'ikindi umuriro niyo yabayoboraga mu gihe cya nijoro n'igihe cy'amanywa ikindi gitutu batwikira dufite Imana ikora Imana yacu ntacyo inaniwe
Imana yacu irakomeye cyane. Mungu wetu mwenye nguvu. Imana yacu irakomeye. Mungu wetu ni turebe mu gitabo cya Samuel. Angalia kitabu cha Samuel. Kandi tunafunza by'umwete. Tunarekisha na wakati. Ibice 3 murongo wa 6. Uruhagire mbere adufashe. John dufashe. Jambo tatu murongo wa 6. Dusome Israel mama Kristo. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abagaragu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza kuwiteka Imana ye. Amen. Dawidi yarababaye. Dawidi nari huzunike. Yari umwami. Alikuwa ni mfalme. Noneho bari bagiye mu kindi gihugu. Kuko afite igihugu kinini cyane. Abamereki noneho baragenda batera igihugu cye. Baragenda banyaga abagore. Wanaenda wanateka wanawake. Byose baranyaga. Wote wanabiteka. Si n'ibyo gusa. Si vile tu. Hagendamo n'abagore babiri. Ba Dawidi. Babajyanye abagore babiri. Hari umwe bitaga Abigayili. Na mugenzi we uwo Abigayili yari umugore wa Nabali. Nawe abanyazwe muri aho. Noneho babagabo bageze aho Dawidi asanga n'urugerero nta kintu kirimo. Dawidi abarabaye. Dawidi naye anafadhaika. Amaze kubabara. Akishafadhaisha. Dawidi yitegereje ibyo Abamereki bamukoreye. Ibyo Abamereki wanamfanyizia. Abantu bose bakumwitegereza nk'abadawudi. Wote wanamtazama kana. Kandi ibibazo byababayeho byabaye no kuri Dawidi. Ndetse nabo banyazwe nabo arimo n'abagore babiri bajyanye, ariko bamwitegereje bamerwa banda kumushishimura, bamerwa banda kumurya. Ariko Dawidi we aravuga ati mwana izikana ubushobora byose. Hepfo mwene gatatu dusomeye. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomeza kwiteka Imana ye. Babazwa n'imiryango yabo, buri muntu wese ababazwa n'abana batwaye, akabazwa n'abakobwa batwaye, akabazwa n'abahungu batwaye, ariko Dawidi akomeza umutima ku Mana ye. Iki kigeze rero Dawidi arafika sasa. none bano bantu Sasa watu bapagani basuzuma ubwoko bwawe. Dawidi abarababaye cyane. N'abatisegeza ko tuzi kuri Imana ishobora ko nta kintu kikunanira. None ndakora iki? Dawidi akomeza umutima we ku Mana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Dawidi aravuga ati, kugira ngo urice ziriya ngabo aricyo binsaba, biransaba gusaba inama. Ngasaba inama Uwiteka kugira ngo tubashe gukurikira ziriya ngabo. None icyo nasaba, reka maze nsaba Uwiteka abasabye efodi. Amaze gusaba efodi yinginga Uwiteka ati, Mana, ziriya ngabo zadusuzuma mbese tuzikurikire. Yaramugusaba inama. Uwiteka aramubwira ati, zikurikire kandi bakunesha utashinda. Bene data dufite Imana. Dawidi aravuze ati, maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Harimo akabazo. Aramusubiza ati, zikurikire
kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Amen. Mana tunabicyubahira. Mungu wetu apewe sifa. Arajya gusaba inama yirinda kwibagirwa imirimo itangaza Imana yakoraga. Aravuga ati burya ni ngombwa kuko twigishijwe birasaba gusaba inama. Aravuga ati ni ngombwa dushake repoti manjye nsaba inama. Aravuga ati se mwami niba utazagabo arizazifata undi ati zikurikire si n'ibyo gusa uzazifata kandi uzagarura byose. Turige kubiteka uyu munsi kugira ngo ibyacu byagiye natwe dusaba Uwiteka tubikurikire tubitekane kugira ngo Uwiteka abitugarurire twizira ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ese mwene data watakaje wakumiki icyo bakunze ni iki? Ndakwinjiza mushiki wanjye mata turi hano unachengera nyang'anyiwa ahari wabaranezwe kwihana ulinyang'anyiwa kusubira. ese wabaranezwe iki? Ulinyang'anyiwa nini? ahari wabaranezwe iki mushiki wanjye? Ndakwinjize nawe utekane ubwira Uwiteka ati mwami ndakwinjize nanjye reka zikarare kuko ibyacu byose byagiye byongere bigaruke. Kwa yako yote lienda irudishwe. Imana yacu ntiyakwitwaye Bwana Mungu wetu apewe sifa. mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hepfo aravuga ati Chini anasema eti aramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo magana atandatu bari kumwe baragenda bageze ku kagezi Besori. Abari basigaye inyuma batakaraho, ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara zari zirenge, bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Bene data bakundwa, wandugu wapendwa, turi mu rugendo, tuko ndani ya safari, tuko ndani ya vita, ariko bamwe barananiwe, lakini wamoja wanashinda, abananiwe wamoja wanachoka, kandi birasaba kubakomeza. Abacitse intege mukabasabira imbaraga, mukabasengera kugira ngo nabo bakomeze urugendo. Ukomeje kubikurikira, baragiye kugeza igihe bafashe za ngabo, ibyabo byose byari byaratakaye, byose baba barabigaruye kugeza igihe babandi basigaye inyuma bagiye buhoro buhoro, kugeza igihe bagiye basanga babandi bamaze kugarura byose. Badatega baravuga ati ubundi noneho mwagira hano sha uzi urugamba twaganye, uzi ingorane twahuye nazo, none muze kumara iki? Ariko Dawidi abwira oya nimubakomeze, nubwo bari bananiwe ariko nabo no mu rugendo. Bene data bakundwa, ndakwinginze kugira ngo umunyembaraga akomeza Imana idufashe idukomeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nubwo Dawidi aragenda, ibyo byagezwe byose Imana imugenda imbere n'inyuma, kugeza igihe yageze ararwana, ibyo byagezwe byose yemeraga. Mwene data mushiki wanjye, icyo gusaba nanjye nisabe kuri uyu munsi, kuko natwe twabikara nasi tusambe juu ya vyetu. Imana ikabitugarura, Imana ikaduha imbaraga, Imana ikaduha amavuta, Imana ikaduha urukundo kugira ngo tubashe kureka kino kirere. Birasaba ko Imana ibanza itugarurira. Naomba kwanza Mungu atudishie vyetu. Yakobo Ibice 5 sura ya 5 umurongo wa 7 kandi tugiye gusoza. Mwirinde kwibagirwa imirimo Uwiteka yakoze. Wahageze yadusomera wa 7. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Nuko bene data mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube abariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane na bene data, ntimwitotombane na bene data, mudacirwaho iteka,
dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Mana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ko ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Imana tu igumisha mu izina ry'Umukiza. Nuko bene data, sasa wandugu, mwihangane, vumilieni, mugeze fika wakati mfalme Yesu atarudia. Yesu yihangana urekera. Wewe utasubiri uachie pale. Ibibazo nibivuka ucikire. Tatizo ikitokea ukate tamaa. Ibyiza nibibona uvuge. Neema ikipatikana. Ibibindi biza uvuge ukitsinyeka nibyo. Unakata tamaa ushinde. Ahubwo biratugema. Nuko bene data, sasa wandugu, mwihangane, mugeze aho umwami Yesu azaje. Mfalme Yesu atakuja. Amen. Mugeze aho umwami Yesu azaje. Fike wakati Bwana Mungu atakuja. Dore Ona umuhinzi mkulima atazungemo anabana mfano. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka. Ona mkulima anachunga igiciro ya zamani. Ayirindira yihanganye Ngoja mugezaho azabonera imvura y'umuhigo. wakati atapata mvua. None se abya guhinga si imvura izawe. Waza mtu anaenda kulima na waza kama mvura itanyesha. None arorera kutari guto. Sasa anakatana agenda umuhinzi agatera imbuto. kulima, anaenda na yamara gutera imbuto kisha baada ategereza yihanganye. anachunga akivumilia. Atazi imvura y'umuhigo Hatajua mvula itatokea wapi. atazi imvura y'ituba. Hatajua ile mvula mwisho itatoka wapi. akategereza yihanganye. Anachunga yakingojea. Imbuto nayo yatewe Mbegu nayo ilipanda. yagira mu itaka ikarwana ayimeka ibigaragaza ngo ingorane zaje we imbuto. Umuhinzi nawe ategereje yihanganye atazi imbuto gishyirwa mu gihugu yewe kikarwana igihe cyagera kikabya igitaka cyagera hejuru kikaba kirageze amababi agatangira gupasa. Fatizanye we zawe gushima abahinzi n'abategeshimo akomeza agenda agenza ariko Mana we none kino gihembwe sinzi ariko Mana we Mana uzatwibuke imvura yanga mwaburi bwiza mwaburi bwiza ategereza imyaka y'igiciro afite umutima wo kwihangana. Mwene data mushiki wawe ihangane. Dada we ihangane. Frere wanjye ihangane. Yadusezeranije no kuzarikora. Wicike intege. Usikate tamaa. Ntabwo uwihanganye bamwita umunyahirwe. Anavumilia, anamwita mwenye heri. Ibishyimbo byamara kuzamuka. Maharagwe ikishaota. Mana yanjye waza kubona ko bayigura. Amababi nayo atajya gushima. Aravuga ati umwami wanjye ni mwiza. Nubwo cyapfuye nyuma y'ubuzima nubwo tugenda tubabara tujya tubagatavu nubwo tujya tubabara birahinduka arigiye tuderwa muri iyi si aturi tuzayira nubwo tuzayira kandi data bakundwa ukora umushinga muri kampani uko afite ibyiringiro nugenda mu modoka ugutwara ugenda ufite ibyiringiro uvuga ati nubwo nagenda ejo birabyagije Badilika. Mwene data umuntu avuka azi ko azagira iherezo ryo gupfa. Anazaliwa anajua atakuwa na mwisho wa kufariki. Niba twaramutse ni inyongera y'Imana iduha. Tuongezea ni nyongeza kwa tupatia. Ikimana dushaka ni kimwe. Tunataka ni kimoja. Ntabwo Imana dushaka kwitangira mu byacu. Tunataka no. Hapana. Imana dushaka iherezo. Babisha ukuri. Imana ntabwo ibitangira mu byacu. N'ubwo ngeze ndafiyera. N'ubwo ngeze ndafiyera. Imana ntabwo
wamuhaye abana, wamuhaye imitungo, wamuhaye iki? Tupatia nini? Imana ati Mungu wetu. je tubikora? Wewe tukaribuse. N'umubiri wake tuwukore. Na wake uguse. Wicuka, wicuka, wicuka. Usinishawishi. Wicuka umubiri. Usinishawishi mwili. Bene data bakundwa. Watuku wapendwa. Tureke kwirata. Wacha kujifuna na hiyo mwili. Yabaga yicaye ku ntebe. Ibitera bikaza bikamuzunguruka. Abasore bakaza bakamuzunguruka. Abari inshuti ze we amaze gukorwa umenye inshuti yawe wageze bari inshuti y'imenye bakaza bageze imbere yawe abo yakiriye bose abo yafashije batangira kuva Bradamu atugeneza. Bradamu anatuambia vema. Nubwo umuntu yagukorera ikosa riremereye. Uzumwibuka ibyiza yagukoreye. Kugira ngo bitwikire bya bintu bye. Yobu. Batangira kwibagirwa. Umunezero bakari ibiri. Walikuwa naye. Chachi niba bajya kwa byose. Ile shindo walikuwa wanaenda ndani ya kuamsho. Yobu baramwibagirwa. Azwiteka rwareba bose. Ariko yarazi ko afite iherezo. Icyo dusaba Imana ukura ngo natwe tuzwiherezo. Bene data bakundwa, icyo tubasaba ni kimwe, twirinde kwibagirwa. Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa basuye ibizarya byinshi ariko bibuka imirimo w'Uwiteka Imana. Nawe nujya mu bikomeye jya wibuka imirimo y'Imana. Aho Imana yakurengeje, aho Imana yakujijije, byose nubyibuka bizagutuma umenya kwibwira Imana yacu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Yobu agera mu bikomeye, agera ahakomeye, ariko amenya neza yuko Uwiteka Imana ari we ari ushobora byose. Imana kuko tugaburiye korali
chakula cha indirimbo mchana, ebyiri nyimbo mbili. ihimbaze Uwiteka Imana. Tukuze Bwana Mungu ndani ya jina la Yesu Kristo. Muzi amaba